bibaye ngombwa yuko mbivuga ku munsi w'ubukwe kugira ngo bive mu nzira kandi bigende uko byakagenze. Ntago uyu mwanya guceceka cyangwa kurenzaho ari byiza kurusha kubivuga bikava mu nzira. Buriya iyo ikintu kiri ngombwa yuko gikorwa kikava mu nzira cyangwa kikavugwa, tujye tuba nk'abantu bakuru cyangwa tube nk'abantu b'imfura, tuvuga ibintu uko byagenze n'uko byakabaye, ubundi ibindi biza ukundi. Uyu munsi ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere ni ku itariki habayeho ubukwe bwa Miki n'umugabo we Aga. Ibi ngibi impamvu ngiye kubitangaza kuri uyu munsi w'ubukwe nuko byari ngombwa yuko bivuga, ubundi bikajyaho umucyo ndetse n'ibikomeza bigakomeza, n'ibiri ngombwa ko bihagarara bigahagarara. Ntabwo nigeze ntegura yuko nzicara hano kuri izi tariki, nuko byabaye ngombwa yuko mu kanya nyine mbona ko biri ngombwa ko mbikora, mpitamo kuza kubikora. Nta muntu n'umwe kuri iyi si y'Imana, muri iki gihugu no mu miryango dukomokamo, ushobora guhagarara hariya ngo akora ikintu ku munsi wa nyuma, ku munota wa nyuma, gishobora gutuma aricyo ngenderaho cyangwa gishobora guhumagarikira ibintu byose natekerezaga ko bikomeje, ngo mureke nyine abivuga abikora. Ibyo ntabwo nshobora kubyemera, ntabwo nshobora kurenzaho. Mu gihe cyose ibyo bintu byabayeho bagomba kubikubwira ukabimenya, ndetse bikakugiraho ingaruka zimeze nk'izo byangizeho. Yewe kuri izi tariki 31 nabyutse mu gitondo byari mu rukerera rwo mu saa 11 zishyira saa 12, nakira ubutumwa. Ubwo butumwa ni nabwo butumye aka kanya nicaye hano hantu. Ntabwo ngiye umunsi wanjye ari gutyo usanzwe ugenda, ngira ngo muranzi ndetse n'abantu twabanye kuva ku munsi wa mbere mumbona muri aka kazi, nabo twabanaga mutarakambonamo, baranzi bazi nuko nteye. Hari ibintu ntashobora kureka, hari n'ibintu ntashobora kurenzaho, hari n'ibyo ndenzaho kugira ngo bigende. Uyu munsi kuri izi tariki 31 izi saha igicamunsi, mpagaze hano mvuga ngo uyu muryango wa Miki na Aga wiyemeje ko kuri uyu munsi kuri izi tariki barejya imbere y'Imana. Ubushize bari mu murenge, ibyabaye mwarabibonye. Ubushize amutungura agatera ivi, ibyabaye bari bahari mwarabibonye, ndetse n'ibigiye gukurikira mwiteguye kubibona. Byatangiriye ku ndirimbo mu ijoro ryashize nibwo byatangiye, ariko ntago ndi bubyibandeho cyane, ntabwo ndi kubatindira, mwihangane, ntabwo ari kubatindira, nuko ndi kujya mu byumva uko byatangiye naho bigeze n'icyabiteye. Mu busanzwe ngende umuntu utajya wijandika mu bintu bitandeba. Ku bantu banzi, sinjya njya mu bintu bitandeba, sinjya nsubizanya n'umuntu kiretse iyo byakomeye cyangwa byabaye ikibazo. Uyu munsi izi saha kuri uyu munota mpagaza no kujya mbishyira mu cyo. Byatangiye ku masaha nimugoroba gutyo ukuntu bari gutegura ukuntu ibintu biri buze kugenda, ndetse banavuga yuko nindamuka mbigiyemo aribwo biri buze kurushaho kuba bibi cyane. Ariko igisubizo cyane ngiye kubahereza ababitekereje n'abamamagaraga bose n'ibyo banyandikiye ni iki ngiki, kandi ku mugaragaro ntaciye ku ruhande. Dore ukuntu ibintu bimeze. Umuryango wa Miki na Aga ndawushyigikiye. Uyu munsi mbifurije ubukwe bwiza. Uyu munsi mbifurije kugira urugo ruhire. Uyu munsi mbifurije ko bagira icyo bita urukundo kandi bakabana karamata nk'uko babyiyemeje. Uyu munota ngewe Capitaine Regis cyangwa
director wa filime n'amaskits yanjye. Nifurije umuryango w'umwe muri twebwe mu ruganda rwacu rwa sinema, umukobwa Jean Nasfiwe uzwi ku izina rya Miki, kugira urugo rwiza. Mubwira ko njye na timu yanjye, njyewe n'abagenzi be, tumwifurije kugira urugo rwiza n'umugabo we. Ibindi bintu abantu bagiye bagerageza kumbwira, kunyandikira, nirinze kwifungura no kugira icyo mbikoraho ndetse no kugira icyo mbivugaho, kuko nta kintu bimariye, ari ibintu byo gusenya atari ibintu byo kubaka. Gushyigikira abantu bakundane baba no kuba babyiyemeje. Ntago abantu bashobora gutekereza muri negative gusa, ntago abantu twese dushobora gutekereza kimwe nk'uko namwe mutekereza mu buryo bubi. Iyo umuntu buri yafashe umwanzuro wo kujya imbere y'Imana akiyemeza gushaka, akabona umuntu akunda, akabona umuntu yifuza bari kumwe, nta mpamvu yo kumuca intege, ahubwo mumutera ingabo mu bitugu. Uyu munsi, uyu munota, uyu mwanya ntago wenda binkundiye yuko mbasha kuba ndi aho abandi bari, bitewe n'impamvu nanjye zitandutseho, kuko nagombaga kuba ndiyo, nkuko twavuganye, nkuko twabyemeje inshuro zirenga zingahe mvugana n'uriya muryango. Biri ngombwa ko nzahagera nkuko n'abandi bahageze. Uyu munsi ntago binkundiye, ariko ubutumwa bwanjye ndabutambukije. So ku nshuti zanjye, ku muryango wanjye, ku rukundo dusabwa gukundana nk'abantu ndetse nk'abanyarwanda, uyu munsi mu izina ryanjye, mu izina rya company, mu izina ry'abantu dukorana ry'uruganda, urugo rwa Pacifique Nasfiwe ruba urugo rw'umugisha. Uyu munsi, uyu munota, niba ugitekereza ko urwango cyangwa beef aribyo bintu bishobora kubaka ubuzima bwawe, uribeshye. Ahubwo iga kubana na bagenzi bawe, kuko imbuto bibye nizo usarura. Nubiba urwango uzasarura urwango, nubiba urukundo uzasarura urukundo. Hari abatekerezaga n'abanyandikiraga ngo bishoboka gute, yaguteye ibi, yakoherereje ibi. Ibyo mwabonye bya strike yaramamagaye, bansabye imbabazi kandi narazibahaye, bambwira n'ukuntu byagenze ko babyohereje bitinda mu nzira ngo bimfata igihe cyarenze. Nkibibona numvishe bidasobanutse kubera igihe byaziye. Strike iza ntago yaje navuga ngo mu gihe cyiza, yaje mu gihe turi gukora filime, nyoberwa n'ahantu iturutse, mbyoherereza abashinzwe kubicekinga cyangwa aba IT babyize cyangwa bisobanukiwe, bahita babibona. Strike ubundi yose bayice 3, YouTube ikora icyo bita gutekinga down platform yawe, igahita isiba kitengo ufite abantu bange, kuko nyine wawishe community guidelines z'amategeko ya YouTube. So rero ku bantu bakorera kuri uru rubuga barabizi, negereye abatekinisiye banjye banyereka amazina rero yari anaberetse. Some of you guys bavuze ko bishobora kuba ari AI ya generating photo, agariko byagenze, ahubwo ngo ni strike yoherejwe kera ngingera hitinze. Ibyo twabivuzeho, turabiganira, dusanga byose birashoboka. Uruhande rwanjye kwiga ku bibazo n'uruhande rwabo ibibazo birakemuka. Uyu munsi ndabifuriza kugira urugo rwiza. Uyu munsi ndabifuriza yuko ibyo bibi byose twahuye nabyo, twagonganiyemo mu bihe byiza n'ibihe bibi, byibagirana, ahubwo agatangira indi next chapter y'ubuzima. Umuntu nyine agatangira ubundi buzima bwiwe. Saa 12 nkuko nababwiraga nakiriye message z'igitondo. Message nakiriye yari message navuga yuko yari message nziza, ndetse yari message iturutse imbere, ntabwo yari iturutse hanze. Ndetse uyu mwanya ariho hantu nza kuvuga yuko uko byagenda kose nari napanze ko ndi buze kuhagera, ariko hari abatari buhambone, muranyihanganira kubera ko uyu munsi byahuriranye n'ibindi bintu. Navuga yuko babiri must buri bintu tugira byutirwa mu buzima, ku buryo ushobora gukaraba ugiye mu kazi ariko ugahita ujya kwa muganga kubera ko ubuzima ari bwo bwa mbere. Ibyo ni ibintu bibaho umunsi ku wundi, kandi icya mbere ni uko ibintu bigenda uko byakagenze, nta n'igitangaza kirimo ko ibintu bishobora guhinduka. Ariko umuryango tuzawusura, umuryango wanyu wenda njya ngubwire ko
kuri uyu munota nishimiye ubuzima chapitre mugiye gutangira, kandi ko njye n'umuryango wanjye twishimiye urugo rwanyu. Uyu munota izi saha igihe uboneye ibi bintu cyangwa igihe uboneye ubutumwa ndi gutambutsa muri kiganiro, ndagira ngo umenye ko njyewe nta rwango na rutoya nigeze ngirira abantu. Bishobora kuba ikibazo cy'iminota mikeya kuko mu busanzwe ku bantu tuziranye ntago njya ndakara. Ikintu gishobora kuza kiremereye, gishobora kuza ari ikintu kihagurutsa cyangwa kirimbura. Ibyo ndabibona ko ariko bije bimeze, ariko nta kintu gishobora kundakaza kibaho, ahubwo gishobora kuza ngakibona mu buryo kijemo, nkagitekereza uburyo ngiye kugikurikiranamo kandi kikagenda neza. Uyu munsi rero ku itariki 31 abantu bambereyeyo muri abantu b'imfura cyane, muri abantu b'ingirakamaro, kandi wenda mu nkorera ibyo nari gukora gusa ngiye ibyo nteganyije gukora sindi bihagarike, ndaza kubitanga uko nabipanze kandi bigeraho byakagombye kugera. Ntago izi tariki 31 aba ari umunsi mukuru ku rugo, akaba umunsi mukuru kwiyemeza kurushinga, ariko siko abantu bose bagendekera. Twese twifuza byinshi byiza, twese twifuza kugira aho tuva naho tugera, mwe bikadukundira ahandi ntibidukundire. Niko ubuzima bumera. Hari igihe umuntu avuga ati izi tariki uyu munsi aya masaha nzaba ndi hano hantu, ariko ntibidukundire ko ariho uzaba uri. Bivuze iki? Ntago twese muri rusange ariko twaremewe no kuzabaho neza mu gihe kimwe, buri wese afite isaha ye. Niba uyu munsi yawe itaragera, amenya yuko ikibazo kitari icyawe, ikibazo ntago ari icyawe kandi sinawe biturukaho gusa. Hari n'abandi, buri muntu agira isaha ye. Niwigunge, nibigukura umutima, ntiwumve ubuzima burangiye. Uwo byagezeho nibyo niho byagombaga kugeraho, nawe bizakugeraho, sibyo? Mwana wa mama, ndagira ngubwire ko izi saha nishimiye urugo rwawe, izi saha nishimiye umuryango wawe, izi saha aho muri kumwe, bamwe twari kumwe ku mugoroba, kandi nababwiye ko ndi buze kuba mari ku isaha 12 uko nabwiye z'igitondo. Nibwo ibintu bisa nk'ibyahindutse, mbyirukankamo, maze kubyirukankamo n'ubu n'izi saha ntibirarangira. Nafashe umwanya kugira ngo ngire ubutumwa bwanjye nohereza kandi buze kubageraho, kandi nibuza kubageraho muze kububona, nimara kububona muze no kubyishimira. Uyu munota ubundi twari kuba twicaranye, nanjye ndi gufata udufoto, ndi gufata udusnap, ndetse ndi no gufata inkuru y'urwibutso y'ukuntu umunsi wagenze, ndetse tunashyigikirana nk'uko twabyemeje ku bantu dukorana yuko uzagira igikorwa runaka saa tukitabira, uzagira ikirori saa tukigeramo, kandi n'uzagira ibyago tukamutabara. Ngira ngo uko niko n'abantu bose nkeka ko babana, n'abatabana kuko babyige aba ari ngombwa. Buriya kubaho ni ukubana, kandi n'abantu bakubahana. Hari bitazagushimisha muri ubu buzima, ibintu bitazagushimisha rero ntuzacike intege cyangwa mwumve ngo igikuba cyacitse. Niko twese bimeze, ntabwo ibintu byose ariko bidushimisha. Hari ibiza bikadushimisha n'ibitadushimisha, ariko icyambere we ku giti cyawe uzishimisha, ko nta muntu uzigera aza ngagushimishe, ntawe uremewe kugushimisha pe, ntawe rwose. Kuko n'umugore mubana mu nzu, n'umugabo mubana mu nzu, utakiriyetinze ikintu kiri butume haboneka ibyishimo hagati yanyu ko muri babiri, ntabwo umuntu kizapfa kumuzamo. Nikimuzamo nibyo kizamuzamo bwa mbere kugira ngo ubone ko ari uwawe, ariko nyuma ubone ko nta cyo bizagusaba kugira ngo ibyo bintu ukomeze kubikora. Uyu munota njye n'umuryango wanjye mpagaze mu izina ry'umuryango, mpagaze mu izina rya famiye uko muyizi, twifuriza urugo ruhire umuryango wanyu, twifuza ngo ubukwe bugende neza. Ni ukuri Mana nsenga yo mu ijuru, uyu munsi amasaha ageze n'amasaha ari imbere, ibirori biracyakomeje. Wenda mbonye pose dote wenda yarangiye, mbonye pose reception wenda igiye gutangira, bari kwifotoza, ariko mbigukize mu biganza by'itare cy'amahanga, nk'uko
wabaye mu bukwe bw'ikana ukaba mu bukwe bwa hehe, ubundi bukwe Imana yabaye mu nzi n'ubuhe? Haba hari ubundi bukwe nawe uzira Imana yatashye? Cyaza nawe nagusenga nicyo kibazo. Oya, Imana hari ubukwe ibamo, hari n'ubukwe itaha. Urumva nk'ubukwe bw'ikana Yesu yarabutashye. Yesu rero kuba arimo byabaga ari ikimenyetso cy'uko Imana ihari kandi bari kuyibona. Abo ari no kuba mu bukwe bwa Sifiwe na Pacifique, wari kuba mu bukwe bwa Miki na Aga, bugende neza. Ubarinde ikibi n'igisa nacyo cyahagera kikabwangiza. Ubarinde kidobya, ubarinde ibibazo, ibintu uko wabipanze ubyiyoborere bigende mu nzira zawe. Ubundi ngira ngo abantu bose buriya nuko batabizi, ikintu cyose uzajya ujya gukora, hari n'ababisuzugura, ujye ubiragiza Imana mu idini usengeramo ryose. Ubwo waba uri umuyisilamu, waba uri umukatolike, waba uri umurokore, waba uri umuporoso, waba uri abangirikani, harya abangirikani si abarokore, ujye uragiza ikintu cyawe cyose Imana. Uvuga ati Imana ngiye gutangira bino bintu, ubyiyoborere, ubishyire ku murongo, bigende uko byakagenze. Uyu munsi ukoze ikintu mpamya narashidikanya, utiragije Imana ntabwo cyagenda neza. Twese turi abanyabyaha pe, turi inkozi z'ibibi. Iki kintu bitanacyemera niba uri gusenga bura ntabwo ubusenze neza. Turi abanyabyaha, dukora ibibi, ariko tujya twibuka ko no kwihana biba bikenewe. Ubundi ikintu cyose cyo gukora tukiragiza Imana, kizakigenda neza. Ese bari bose ko Satani nta hantu atadushakira? Ahantu hose no mu rusengero gusangamo akagusinziriza. Ubu ntabwo navuga ko ari abantu bari businzire mu bukwe, ariko mu rusengero abantu barasinzira. Abantu barasinzira pe, ariko Imana ihabe. Imana ihabe, ibintu bigende neza, babyine, udufoto batwereke, live batwapudetinge, buri kintu cyose Imana ikijyamo. Kandi nabo tuzazana kureba amafoto, ni ukuri ndabizi ko tuzasanga yose ari meza. Abatekinisiye ndabizeye, haba bo bari gukorana mu buryo bw'amashusho, bose ni abantu b'intyoza, kandi buri muntu agiye azi buri kintu arimo ku rwego ruri professional. Uyu munsi rero nk'ubutumwa bwanjye nagomba gutambutsa nka kapiteni nk'ibisanzwe, cyangwa nk'umwe mu basaza bakuru bari muri industry ijyanye n'ibyo dukora. Mpamvu nise umusaza nuko ubu nanjye ejo n'ejo bundi ndaba ndi kurenga abana bahinguka. Urumva ko ibirori iyo tubitangiye twese turi kwinjira mu kubaka imiryango, tuba turi kwagura na industry muri rusange. Hari kuzamo n'abandi, ntabwo turasaza ntituri legend barahari turabazi, ariko tumazemo iminsi. Rero uyu munsi umwe muri twe akoze ubukwe, nshuti zanjye, muryango mugari, bakunzi banjye, mubyishimire, mugaragaze urukundo, kandi mugende munarebe buri kintu cyose bashyize hanze, musigaho udutima. Nta muntu dushaka babara. Munsi ni kuwa gatandatu, ni ku cyumweru, kuwa gatandatu. Umunsi kuwa gatandatu ni umunsi wahariwe gusenga ku badivantiste, uharirwa mariage, kubiyemeje kurushinga. Abadivantiste ngira ngo bakora ubukwe ku cyumweru, niba ntibeshye ni ku cyumweru. Nkunda kubaza kuko nanjye hari ibintu byinshi mba ntazi, ntabwo buranjye nigira intyoza cyangwa nigira umuntu uzi ibintu abandi batazi. Iyo ntazi ndabaza, wenda nubwo mba ngomba gushaka amakuru mbere yuko ngira ikintu mvuga, ntabwo njya mvuga ibyo ntazi. Ariko kuri uyu munsi w'umunezero ubabera umunsi w'umugisha. Ubundi ngo baravuga ngo turategura n'Imana igategura, kandi ngo abasenze bizeye ari babiri, ngo n'Imana ibiharariye gatatu. Nicyo cyizere cya mbere tuba tugomba kugenderaho, kandi tukanamenya yuko mu bintu byose dukora, haba mu gutwika nk'uko tujya tubivuga, haba mu gukora ibintu ngo bya danje by'abajene, kujya out, kubyina party, hari nabo tujyana mu birori batajyanywe n'ibyiza,
abo bantu Imana ibarinde kugira ahantu ibirori byanyu byabereye, abo bantu Imana ibarinde kugira ahantu hari ibyiza, ahubwo abo bantu ijye ibahindura cyangwa inabaheza. Mu kinyarwanda cyiza nyarumva bavuga ngo ibatembereze, ariko njye simbyemera. Se gutembereza umuntu yazagaruka, iyo bavuze ngo umuntu umutembereze sinzi neza ko aba azagaruka, ariko ibaha n'ibihanure kugira ngo nabo bagire umutima wo gukora ibyiza. Uyu munsi rero navuze ibintu byinshi ntatinze amagambo ntizimbye. Aba homme integre cyangwa aba bantu bacu b'imbere mwabashije kuhagera, muhambere mwamfuramo, muhambere mu byine gishakamba imiziki. Nanjye nimva ahantu ndi burababwije nibyo ntago ndi bubashe kubabona, ariko muraba muri ndahabasanga. Wenda sinzi ngo muraba muri hehe. Ubu nifashe agapoze gatoya mvuga ni hanze barye dusubireyo. Tumara gusubira wenda bizi biracyatinda, hari ibizame tukiri gutanga biri gufatwa, biri ngombwa ibintu bize kugenda neza. Nicyo kintu cya mbere ni kwifuza, tuze kubyina kuko tubone ko ibintu byacu byari biryoshye. Ikindi, hari gahunda igibaho bita gufata iminsi 5, gufata iminsi 5 turi kureba ku gikorwa runaka kigiye kuba, turi gusengera igikorwa runaka kigiye kuba. Ntabwo tuyubahiriza, bamwe turanayitanga bakayidusengera, ariko ngira groupe yanjye ibintu byo twabishyizemo kandi byarasengewe biraza kugenda neza. Mwanzi w'ibyiza ngo ni igihe, umwanzi w'ibyiza ngo umwanzi w'abana akaba Satani. Ndajya mbabwire ko ibi bintu biri ku murongo, ubu bukwe burimo Imana, ibi birori nta Satani, ibi birori ni ibyishimo gusa. Kandi nanabwira abandi bantu bari kubitekereza, abandi bagabo, abandi bakobwa, mu gihe cyawe cya nyacyo uyu munsi ntiwihebe ngo amafaranga agaraboneka. Amafaranga ni ikintu gisimbura kigaragaza ko wakoze, kandi mu by'ukuri ukabona urakora amafaranga ntazi. Amafaranga abantu bayaremye kugira ngo ujye bigaragaza ko wakoze, ko ni wenda warashoboraga gumara. Bajya batwereka ko iyo umuntu ari muri gereza akamara umunsi umwe, bamara bandika akavi, yamara icyumweru kimwe bakatwika ngo turongo 4 n'akarongo, umuntu amaze icyumweru. Noneho nawe iyo uri gukora urakora ukabona ntabwo ibintu biri gukunda, kandi ariko ukabona gukoresha imbaraga nyinshi kuruta abo biri gukunda. Impamvu tugomba gucika intege ni ayo mafaranga ni ibintu ni insimbura, ni ikintu kigaragaza ko wakoze nyine, ukagitanga ukabona icyo ushaka, wamara gutunga icyo ushaka ugatanga ikindi, ugatunga icyo ushaka. Uyu munsi uyu munota nukenera kugira ibintu tunga, cyangwa nukenera kugira ibintu ugeraho mu gihe cyawe cya nyacyo, mu gihe cyagenwe, uzatungiraho bya bintu by'ingirakamaro, uzatungiraho, uzagaragaza wa musaruro w'ibyakuvunye ndetse n'ibyakubabaje. Ya mafaranga utari kubona uburyo busobanutse nyine azazamo ukayatunga akitwa yawe. Mu gihe cyawe cyane n'umuntu uzabaza. Mu gihe rero cyo gushaka, mu gihe cyo kuba umugabo, mu gihe cyo kwitwa umubyeyi, mu gihe cyo gufata inshingano ugahindura stati, bamwe imyaka yarageze, bamwe muri twe kanishyiremo, abandi ntabwo irajyanye baranabitekereza, baracyari abajene, baracyari batoya, baracyafite ejo hazaza. Abandi baranabikoze, kubura gushaka si ugukora ubukwe gusa, kuko nabiyemeza kubana ari babiri bakabiganiraho bakabyumvikanaho, bakabana umwaka 1, 2, 3, 4, 5, baba barakoze ubukwe nabo, baba barashyingiranywe ku bushake, ndetse n'Imana ibiri kumwe nabo ibategurira igihe bazakorera icyo kirori. Nta muntu rero kuza kubwira ngo kuki ngo utakoze ubukwe, ntabwo ari itegeko, ahubwo nuko icyo gihe cyawe wumva uzawukorera kiba kitaragera. Uyu mwanya, uyu munota, namwe wenda bitewe nuko mushaka ahantu uzabera buzaba ari heza, ayo mafaranga mubona wenda ataraboneka kubw'igihe mwihaye cyangwa kubwo bwa projet mwihaye,
ya mariage n'igihe izabera, icyo gihe kizagera kandi ibintu bizagenda neza. Uyu munsi ndagira nkubwire ngo ntabwo igihe kirarenga, ntabwo igihe kirarenga pe, ntabwo igihe kirarenga. Igihe ubundi ngo kirenga iyo utakiriho. Iyo uriho ushima Imana, uri umukozi w'Imana, ukora ibintu byiza, nta muntu mufitanye ikibazo, nta muntu mujya imbizi, niba ari byo Ikinyarwanda mvuze, niba aricyo simbizi cyangwa niba ari Igiswahili, menya ngo igihe cyanyacyo kizagera, uzakora ibyo birori nk'ibyo abandi bakoze. Erega buriya kuri iyi si y'Imana ntako twese ariko ibihe bizaduhira mu gihe cyanyacyo. Hari n'abo igihe kigera ukabona yibwiraga ko cyageze akabona ibintu yahindutse, kandi yabonaga igihe kigeze ari icyanyacyo. No, ahubwo ni uko buri kintu kigira igihe cyacyo. Uyu munsi rero Imana twese duha amafaranga, umunsi twese dukore kugira ngo tunayabone. Hari n'abatizera Imana, abo nabo ndabazi, mukore kugira ngo muyabone, kandi uzakora inshuro 100 ubone amafaranga inshuro 2. Inshuro 98 zose uzaba ugitegereje kugira ngo inshuro 98 igere 99 n'inshuro 100 biguyemo, isanga ibintu bimeze neza. Uyu munota ntabwo ndi kubibabwira nk'umuntu ngo ukishijwe ngo uzinga bino bintu, oya, turi kuganira nk'abantu, ariko dushyiramo na sense kugira ngo twanarize ibintu bimwe na bimwe, tumenye ngo igihe cyiza kiba gisa gute, kibi kikaba gisa gute. Uyu munota rero, uyu munsi tutinjiye mu bindi bintu cyatuzanye, cyangwa icyo nagira ngo ntambutse bwa ubutumwa bwanjye, cyangwa byari message nageneye abageni. Izi tariki 31 aho ari umunsi utazibagirana ku bashyingiranywe. Uyu munsi kuri izi tariki hari n'abandi bashyingiranywe, namwe mwifurije ubukwe bwiza. Abantu wese mwashyingiranywe kuri tariki 31, Imana ibahere umugisha. Uyu munsi abantu mwashyingiranywe kuri izi tariki 31 z'ukwa mbere, bisubiremo, Imana ibaha umugisha muri rusange. Especially y'abageni bacu, najya mbabwire yuko baravuga ngo abiyemeje, abihaye intego, Imana irabasanga. Umunsi ubutumwa bwanjye nka Captain Regis utabashije kugira ukuntu magera igihe ndi busoreza ahantu ndabamvuye, ni ukuri kw'Imana ndabahamagara, ndababaza aho muri, abari hafi y'abageni, munyitabe ndahagera. Kandi n'abantu muri yo muhambere, mukora ibyo nagakoze, wenda ko nshobora kuza kubyina byarangiye, nshobora no kwinjira muri kubyina, udupamura amugezeho, natwe nanjye nitwe ndi butangiriraho. Nagiye kubona mbona n'indirimbo, muyirebe muyikunde, ko mutari mubizi ko Umutwara ari umuhanzi, twabibonye, twabonye n'indirimbo nziza, n'ijwi ryiza, ndetse ifite n'ubutumwa bwiza yageneye uwo bashyingiranywe. Uyu munsi rero ndajya mbabwira ngo buri kintu cyose cyiza abageni bacu baduhaye tukibyine, duserebure, twishime, dufate n'udufoto tw'urwibutso. Kandi n'abiyemeza kurushinga mwese twigireho, tumenye ngo abo turiyo, abo tutariyo, ukwe buravuna kabisa. Wenda nabo bazabitubwira, tubwira ati uzi uriya munsi, ubuzi intambara narwaye, ubuzi ibintu byagiye bihinduka ku munota wa nyuma, ubuzi ibintu byagiye bigenda gutya, nawe ukabitegura wenda hakiri kare. Usibye wenda ko uyu munsi bo babiteguye neza kandi bakuriwe uko ahantu heza. Hari tumwe mu tuntu mbonye pose y'akanya gatoya yo kugira ngo ndebeho, pose y'igihe kitari kinini, ariko ibintu bimeze neza, abantu barasa neza, n'ukuri murasa neza, ari ababambariye barasa neza, ari umuhemusi. Ndebye uburyo mbirebyeho, wenda ntabwo mbirebyeho igihe kinini, ndebye nyine mbona ko biri porogaramu nk'uko byari byateguwe, nk'uko byagombaga kugenda, mbonye nta kirahinduka. Rero nkanjye wenda ntabatindiye, nagiye mu bintu byinshi kugira ngo nanjye nsubireyo, uko ndi kubona nsigaranye iminota itageze kuri 5, nagira mbabwire ngo Imana ibane namwe. Ibitaragenda neza, ibitaragerwaho, ibitaragushimisha, wowe uriyo, menya ngo uri bwishime, kandi ugomba no kwishima, kuko ntabwo waje mu bintu byacu utagomba kwishima. Ugomba kwishima kandi
ukabana natwe nk'uko wabyiyemeje. So rero abanyamashyari Imana batembereza, abanyabigambo Imana batembereza, abajya gusebanya Imana batembereza, abajya kuvuga ibintu bitabaye n'abajya gushaka inkuru mbi Imana batembereza, abajya kwandika amatitire mabi ku bantu. Hari abantu nabonye bandika amatitire mabi kugira ngo views ziboneke, ngo ngo ugira gute, ngo agize ute, ngo ntago ngo byari bikwiye. Abo bantu mujye munabamenya nimusoma n'umutwe w'inkuru mbere yo kwemeza ngo kuki inkuru ngo yavuga gutya, ubanze ukanda umenye ikiri mu nkuru imbere. Utaramenya ikiri mu nkuru imbere ntugasome titire ngo wanyinjure ngo uno muntu kino kintu yaragikoze. No, ubanza winjiremo imbere umenye ngo ibintu biri banditse ku mutwe w'inkuru nibyo birimo imbere. Hari abantu benshi batuyobye batugera no mu bintu bibi, ugasanga wanze n'umuntu ntarizo ufite, just uramwanze. Tubyirinde, turabasirimu, turabantu basobanutse. Nkeka ko ku myaka yacu ndetse n'ibintu twakoze nta muntu n'umwe wagombye kuba gitekereza mu buryo buri negative. Twese bagombye kuba dutekereza mu buryo buri positive. So rero tube abantu bakuru cyane mu mutwe, tunasoma ibintu turi professional. Ikintu cya mbere nkundira bene wacu muri abasirimu cyane kandi murasobanutse. Nta kumva umuntu uvuga indimi zitari munsi y'eshatu gasomye umutwe w'inkuru akibwira ko ibyo asomye ku mutwe w'inkuru biri mu nkuru. No, hari abantu bagira amakabya nkuru kugira ngo basebanye. Tubirinde, mbere dushyigikire urukundo kandi dukundane, tuzamure ubumwe bwacu ndetse tuzamure n'akazi kacu n'urukundo mu byo dukora mu buzima bwa buri munsi. Ubutumwa rero bumwe mu ijambo rimwe ngeneye abageni Niki na Aga Promota, mbifurije kugira urugo rwiza, ruzaba urugo rw'amata n'ubuki, ruzaba urugo rugendwa, ruzaba urugo rushingiye ku Mana, kandi mugire urugo ruhire, mugire ubukwe bwiza. Ndabakunda kandi mugire ibihe byiza. Imana ibane namwe kuva ku munota wa mbere mwatangiriye kugeraho muri buze gusoreza. Murakoze cyane. Ciao ciao.